Nongeye kubasuhuza bene data, aho munyumvira muri hose, aho muherereye hose, mugire amahoro. Tugeze ku ngingo ya gatandatu ya rya sengesho ry'Umwami wacu, aho yagize ati uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abari mu imyenda yacu, cyangwa se utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe twababariye abaducumuyeho. Iryo jambo rero ribanza usanga ryaheshwa agaciro n'irya kabiri, utubabarire ariko nk'uko natwe twababariye. Mu nyigisho za Yesu yigisha abantu be gusenga, tugeze ku ngingo ya gatandatu aho yagize ati utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe twababariye abaducumuyeho. Yesu yasanze ab'icyo gihe barimakaje umuco wo guhora, abigisha ko ahari ukwihorera bahasimbuza imbabazi. Biri mu gitabo cyo Kuva igice cya 21 umurongo wa 23 kugeza 25. Aho muri iyo mirongo bategekaga ko ubugingo buhorerwa ubundi, ijisho rigahorerwa irindi, iryinyo rigahorerwa irindi, nta kubaza, nta kindi, nta byisobanuro bindi. Niba ari ikiganza kigahorerwa ikindi, nawe ukagitanga bakagica. Niyo yaba ari impanuka yari ibaye utabishakaga. Noneho banavuga n'ikirenge, ngo yewe n'ubushye buhorerwa ubundi. Niba amazi agucitse akameneka ku muntu wari uyaritse, nyine yari amaze gushyuha, ubwo ni ukuvuga ngo wowe bagushyiraga hariya bakayakumenaho. Uko ubushye bungana nawe bukaba ariko bungana. Uruguma narwo rugahorerwa urundi. Niba ukomerekeje umuntu wenda utabishakaga, wikwirwa wisobanura. Urubanza bakemuraga ikibazo, hakaza undi muntu nawe akagukomeretsa, cyangwa umwe mu muryango wabo wakomerekeje, cyangwa se uwo wakomerekeje, cyangwa abakuru, abayobozi b'icyo gihe akagukomeretsa. Noneho ngo n'umubyimba nawe wahorerwaga undi. Gukubita byahanishwaga gukubitwa, nta kindi. Kristo yabonye ko ari ngombwa ko bisubirwamo. Yabonaga ko abantu benshi bazaba impumyi bakarangira. Hari umugani tujya dukoresha hano mu Rwanda uvuga ngo ubuhorahorane buca imiryango. Yabonaga yuko ijisho nirikomeza guhorerwa irindi, abantu bazageraho bose bakaba impumyi. Yabonaga yuko amenyo, iryinyo nirikomeza guhorerwa irindi, igihugu cyose kizahinduka ibihanga. Yakuriyeho rero ibyo bya mbere gukomeza ibya kabiri. Aravuga ati nyaboneka ntimukihorere. Yesu yigishije imbabazi, agera aho abwira abantu ko niba bakeneye imbabazi z'Imana nabo bagomba kubabarirana, bakababarira abantu ibyaha n'inabi babagiriye. Matayo 6:14 umurongo wa 14 n'uwa 15 yaravuze ngo nuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Twese dukeneye imbabazi z'Imana, ariko tugomba kubanza kubabarira, tukababarira abaducumuyeho. Kubabarira ni umuti urura, ariko umuti urura nyine niwo uvura. Nk'uko Imana yatubabariye, natwe dukwiye kubabarirana. Kutababarira ni imwe mu nzitizi z'amasengesho. Yesu yavuze ko tugomba kubabarira tubikuye ku mutima, atari ukwiyerurutsa. Matayo 18 umurongo wa 21 kugeza uwa 35 tuhasanga ingero ebyiri Yesu yatanze. Uwitwa Petero yigeze amubaza ati, nirwo rugero rwa mbere. Petero yabajije Yesu ati, ese umuntu nancumuraho, mwene data nankorera icyaha, nzamubabarire ngeze kangahe?
ese nzihangane ngeze karindwi? Yesu aramubwira ati Petero, sinkubwiye ko uzageza karindwi, ahubwo uzageze karindwi inshuro 70. Karindwi inshuro 70 byari 490. Ibyo ngibyo rero Petero kwirwa bibara asanga ari ibintu bitinze, ndumva yarahisemo kubyihorera akavuga ati uyu mugabo ni imbabazi gusa nizo zimugize. Kandi Yesu yari yaranavuze ati nige mugwa neza kandi noroheje mu mutima. Yesu rero yasanze hari amabwiriza yari ariho no mu mategeko y'icyo gihe, baravugaga bati ugukoshereje ubyereka bwa mbere byihorere, bwa kabiri ubyereka abantu, bwa gatatu bwa kabiri kwari ukubyereka abantu ariko ukanamwihanangiririza, bwa gatatu uzakora icyo ushaka, ntawe uzakurenganya, ubwo nawe uzamuha icyo uzamwereka ko nyine uzamwivune, uzamukoresha icyo ushaka. Urundi rugero Yesu yatanze muri iki gice cya 18 cya Matayo ku murongo wa 21 kugeza 35 ni urugero rw'abantu babiri bari mu mwenda. Umwe ngo yari ari mu itaranto inzovu cyangwa se 10,000. Itaranto uwo mwenda rero ngo araza, abantu yari yarasigiye imari ye ngo bayigenzure, umwami araza cyangwa bosi wabo ahageze rero arababwira ati muzane ibintu nabasigiye. Noneho uyu mugabo rero wa mbere yahombye 10,000 by'itaranto. Taranto imwe irajya gukabakaba ibiro 12 n'amagarama 600. Urumva ko byari byinshi. Ukubye rero 10,000, urumva nawe byari umurengera. Birangira rero urubanza rumutsinze, warigishije uyu mutungo wa shebuja baramufashe, bamukatira yuko we banzura ko we n'umugore we n'abana be n'ibyo atunze byose bifatirwa, bakaba we n'umugore n'abana n'imitungo ye bakaba bacakara kugeza igihe ngo azamarira kwishyura. Ni ibintu bitari gushoboka ko azishyura. Ubwo ni uko ngo yari kuba mu bubata kugeza igihe apfiriye. Arapfukama, umugabo ngo yarapfukamye yikubita imbere y'umwami, yikubita imbere y'umutware amubwira ati mubyeyi mbabarira nzakwishyura ariko we kungira umuretwa. Nuko ngo umwami yaje kumubabarira kandi amuharira umwenda. Wa mugabo avuye aho yaragiye asanga umuntu umubereyemo umwenda w'itaranto 100. Itaranto 100 ni nka 1% by'umwenda yari yababariwe. Arangije aramuniga, aramukurubana, amujugunya mu nzu y'imboha, tugomba kunyishyura, waranyambuye kandi uzavamo unyishyuye ibintu byose wagombaga kunyishyura uzavamo yatanze. Umwami yaje kubimenya yuko wa muntu yababariye byinshi, we yaje gutanga imbabazi. Bene data, twarababariwe nkuko twababariwe, tubabarirane, tugirire abantu imbabazi. Buri wese ku rwego ariho abakeneye imbabazi. Umukozi akeneye imbabazi z'umukoresha, umwana akeneye imbabazi z'ababyeyi, ariko n'ababyeyi bakeneye ko abana babo babagirira imbabazi. Kuko burya mu Kinyarwanda baca umugani ngo indinda ni kabiri, ngo hari ndinda dawe hari ndinda mwana wanjye. Ndinda dawe niyo ndinda ndinda ya mbere ni igihe umwana aba akeneye utuntu twose adukorerwa n'ababyeyi akiri muto atarashobora kwiha, buryo buri muri ndinda mubyeyi. Ariko noneho hari igihe kigera umubyeyi nawe akagera igihe atagishobora kwiha, ukaba muri ndinda mwana wanjye. Iyo mutababariranye mu bibazo mwagiye mugirirana, ntabwo umwitaho, buri wese ntamwitaho. Hari abana benshi bagenda bakamererwa neza, ugasanga ababyeyi bariho mu buzima bubi. Kubera iki?
wajya gukurikirana ugasanga hari ibintu bapfuye ariko batarabahaye imbabazi, ariko uko byagenze kose wibuke kuri amaraso ye, wibuke ko nta rundi ruganda rwagucurira umubyeyi. Uwo ni we wakubyaye, uwo ni we mama wawe, ni we nyoko, uwo ni we so. Abashakanye namwe mubabarirane. Mada, babarira umutware wawe, mubabarire. Ntabwo ari marayika waje gushaka utazi ko bizagenda gutyo, ugiye kubona ubona ibyo yakwizezaga ngo azagutetesha, ngo azagukundwakaza, ahubwo ubona nyine habayeho ikinyuranyo. Ariko mubabarire. Umva rero abagabo bagenzi banjye, mubabarire aba badamu, mubabarire. Uribuka ko yinjira waririmbaga ngo marayika yaje, reka sinakubwira. Ariko noneho bigeraho umureba ukumva reka sinakubwira. Ibuka noneho mu kwezi kwa buki, ibuka amafoto mwifotoranyije, ibuka uburyo mwasohokanaga, ibuka uburyo mwumvaga umureba ukumva utahumbya, utamukuraho amaso. None ntukifuza no kumwumva. Haravuga ati mbese agahararo, burya ngo agaharurutswe gahabwa agahini. Mubabarire, nawe ni umuntu. Abanyeshuri, abarimu, abayobozi b'ibigo, ni ukuri mubabarirane, kuko buri wese aba akeneye imbabazi, akeneye kubwirwa neza, akeneye urukundo. Wikwitwaza ububasha ufite ngo ugire abantu ukinagaza, menya ko nabo ari abantu. Abasangiye umwuga, abakorera hamwe, haba muri za toriye zitandukanye, haba mu mashyirahamwe atandukanye, aho hantu hose no mu bigo by'abihaye Imana, ni ukuri mubabarirane, kuko mwese muri abantu. Nubwo mwahuriye aho ngaho bigasaba ko muba hamwe, ariko ni ukuri aho abantu bari ntihabura ibibazo. Nimubabarirane. Nubwo ubona ameze atyo, ukabona yambaye imyambaro y'akazi, ukabona reka sinakubwira, ariko ni umuntu. Babarira umuryango washatsemo. Babarira abaramukazi bawe, kuko ni abantu. Hari igihe bakubeshyera, hari igihe bakuvuga iby'ukuri, hari igihe. Babarira umukazana wawe, kuko nawe ni umuntu. Bakecuru beza, basaza beza, mubabarira abakwe banyu, mubabarira abakazana banyu. Erega nawe uri umuntu, nawe byakubaho. Umuntu arahimba inkuru akayikubita hariya, umuntu akavuga ati nkurikije uko yambeshyeye, akancira uburozi ntazi n'umuti w'amahumane, akavuga ngo nakoze ibi kandi atarambonye, nkurikije ukuntu yambujije amahirwe, ubu nanjye mba ngeze aha. Ukavuga uti ntago nzamubabarira. Ariko mubabarire, kuko ni umuntu. Wakira urufunguzo rwo kwinjira mu bwami bw'Imana harimo no kubabarira. Nubwo ibicumuro byangiza sosiyete, ariko kutababarira byo byatuma icika burundu. Iyo ubabariye wumva uruhutse, wumva ari nk'ikintu cy'umutwaro kikuvuyeho. Mu magambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba, irya mbere ni ugutanga imbabazi. Yabonye ko ari ngombwa ko imbabazi zitangwa. Nubwo yari ari ku musaraba, yari afite ububasha bwo kuvuga no gutanga imbabazi. Luka 23:34, aho yagize ati data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Yesu yongeye kubivuga mu cyigisho yigishirije abantu ku musozi, aravuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Matayo 5:7. Babarira ubohoke, babarira uruhuke, babarira umutima wawe usubire mu gitereko, babarira ukire imvune. Nubwo wagize ibikomere, ariko babarira. Niko Imana ishaka. Yigeze ibwira Mika w'Imoresheti umuhanuzi, aramubwira ngo bwira abantu banjye ngo naberetse icyiza icyo ari cyo, ngo ko ari ugukunda kubabarira no gukora ibyo gukiranuka no kugendana n'Imana bicisha bugufi. Babarira. Nubwo bigoye, ariko babarira. Ese iyo urebye ku rugero rwawe rwo kubabarira, ubona ufite kangahe ku ijana? Fata icyemezo ubabarire. Burya nawe si we, ni umwanzi wamuguteje. Dore ko Satani yaburiye hamwe ashakira ahandi. Babarira baguhemukiye, nawe wakira imbabazi z'Imana. Wibuke ko iby'Imana yakubabariye ari byinshi. Ndakwifuriza kubana n'imbabazi z'Imana, no kubaka imiryango izira inzika n'amakimbirane. Dore ko kubabarira burya ngo hari n'igihe bishyira umuntu hejuru. Imigani 19:11 haravuga ngo
amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi ngo biha umuntu icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Urugero natanga ni Yosefu mwene Yakobo, yababariye bene se, agirira imbabazi abo bose, aranabafungurira, abafata neza, bagubwa neza, babona ubukebe bunini cyane mu ntara yitwa Gosheni, baratunga baratunganirwa. Ariko iyo haba guhora, umuryango wose wari gushira. Ndabifuriza kubaho neza, mufite imitima yagutse kandi yuzuye imbabazi n'urukundo, kandi bizatanga umusaruro muri sosiyete, mu rugo rwawe uzagubwa neza. Abana rero baturuka ku babyeyi bafite imbabazi, bababarira, nabo baba abanyambabazi, kuko burya hari igihe urubyaro narwo rugira imico ikurikije iy'ababyeyi bari bafite. Yari mwene se ubakunda, Pasiteri Bernard Mbonigaba. Imana ikomeze kubampera umugisha. Murakoze cyane.